What? Mama wawe ntago yari ahari mu birori. Fani bikubiye. Amakuru se mwashakaga sinye bahaye. Mama Queen ntago yigeze agaragara muri salo. Fani nizere kuri kubeshya ibintu ari kuvuga sibyo udatuma se confite n'abarira ngo basobanuye biki ukubizi nakubeshya kwi ukubizi ubwo basobanuye biki Fani nguvuze ngo basobanuye ko yarari he nguvuze ngo mumbabare mureke kubimbaza nanjye byanca byagize bite ntabwo yigeze agaragara muri salo kandi ndagushoboka yewe okay manu ubundi nacumuye iki buriya babitekereje bate nka bari abantu b'abasaza koko ko mama yahoraga avuga ngo arashaka kureba ba mwana we yashaka kureba ba mwana we wenda yabonye papa Queen ako se mama we tama natwe twatunguwe ahubwo yari kwicaramo wenda ntavuge niba nababaye yego akituriza no Queen please nothing wrong is going to happen Queen ufite ikibazo Queen ufite ikibazo urareba iki kuba taje si ikibazo we byihorere umva tuzi papa wawe ndamwizeye kandi arabihangorenga neza byo ntabwo ari ibintu birenze Queen narisarizwa n'iki habaye naceceke nyine byarangiye kuba taje nyine ntiyaje biramureba byihorere icyo nzi cyo namusezeranya nuko papa wawe ari hano Queen wowe watagushyigikiye je ntabwo ngushyigikiye papa wose ntagushyigikiye wirira please no ako Queen bite byawe papa wawe yari ahari kandi byagenze neza sibyo papa wawe yari ahari yari ameze neza Queen wirira se kubera icyo urira wese nta kibazo niba dushima ubukwe bwacu wowe bwishimire sibyo Queen no se Queen yabaye itewe mbabarira nusurizwa n'iki kuba taje se n'ikintu kirenze biramureba mwihorere ese kwika nkubaza ntiwanumye amakuru sinyakuzanye none rero ibintu uri kwigira hari feedback ivuga mu babyeyi banjye ivuga yuko babangamiwe no kuba taje nyine byarangiye wenda babona abana babeshye ko arwaye cyo cyo papa wawe afite ukuntu yari handorinze ntazi Fani sigara na Queen umuganiriza none suragiye ngiye kwambara ngiye nkurikira rimenye habaye iki genda baza n'abantu biwanyu umve ko nta kintu nyine nta kuntu babifashe sibyo Queen ntugire ikibazo ibyo bindekere uramusaza arampa makuru na papa wawe kandi ndabizi turahuza ibyo bindekere umuganiriza umukobwa ayoborwa n'amarangamutima mbabarira muganirize kabisa tuza byarangiye tuza tubyihoreye sibyo tuza kwibyarangiye kandi bya mama bizasobanuka sibyo ese papa Queen koko ntabwo byoroshye muri make ariko umuntu agenda abikora gake gake kenza gutiza ntabwo ari ibyo nshaka kukubaza ubu ndicuza uri inshuti yanjye urabizi ariko tekereza ikintu gituma nicuza umwanzuro nafashe kandi bibaturutse wowe n'umugore wawe
ni iyihe mpamvu ituma yabateye ngiye kumpindura injajwa umuntu w'umugabo akajya imbere y'abantu akajajwa akavuga ibintu bidafite ahantu bihagaze koko aba bantu bamfata gute nubwo urundiho namwe rutaborohera akagombye kuba warafashe umwanzuro mbere yo kunzana muri ibi bintu ndakumva ariko nawe ubaye ngewe wasukarutse kandi si kwiwe urongeye kabije kumvisha umutwe mu cyumba cyanjye se kuraramo uje gukora iki wako wagereza wagera gute wako wagera mwagera gute se mwagera mu buhe ako ndi mutagisha kure nabo twahije yego ye uje kunshinga hejuru umbwira ibiki kandi ushinga hanyuma si byo utangiye kubigisha ngo bari wagira ngo nguri kundi mpamvu ubundi agasuzuguro ni iki gituma udaterwa ishema nanjye ubu ni iki cyakumaze ubwoba ni iki gituma udaterwa ishema nanjye ni iki cyakumaze ubwoba mu kumusuzugura bigeze aho ngaho none ntabwo ndi gusuzugura hano ndi kukubaza ibibazo biri simple byoroheje bidasaba ibisobanuro byinshi kandi bisuje nawe ok bazi ibibazo ufite hanyuma usohoke ikibazo cya mbere ni iki ntabwo gituma udaterwa ishema nanjye icya kabiri kubera icyo utitabiriye ibirori byanjye icya gatatu ibyo nibyo bibazo ufite kubera iki ntaterwa ishema nanjye kubera iki ntitabira ibirori byawe yego icya mbere impamvu ntaterwa ishema nawe ni uko usigaye usuzugura nicyo gisubizo cyacyo yego icyo nicyo gisubizo cy'ikibazo cya mbere wafashije icya kabiri ngo kubera iki ntitabira ibirori byawe reka nkubwire nongere bisubiremo kwini ukuri gutura amatwi yawe wowe narakwibyariye ntabwo nkwinginga nta nubwo nkupfukamira nta nubwo nakubwiye ko Tomasi nongere bisubiremo ubugira 20 Tomasi n'abamukomokaho bose ntamushaka mu mukwe wanyumvise neza uko mushaka muri gabi uwo ari we wese mushaka muri Patrick usibye Patrick uwo ari we nyine izo ngizo za Tomasi tuvuga ntabwo shaka mu matwi yanjye kumva Tomasi ngo yaje mu birori byano kugusaba ngo za marembo ngo za biki umva kubwire wowe nta musi n'umwe tukugeze rukora gusubije nusongere n'umunsi n'umwe kumpagarara hejuru urimo mama mu matwi wafata umwanzuro nafashe icyo rwose wabonye zamuvoma nakoze hariya urya munsi warazibonye uhaguruka ugenda wongera ugaruka narabibonye ahubwo naribajije iriya reaction nagize abashyi ntabwo bayibonye niyo babibona se hari ikintu bakubwira bashobora guhita baducishamo ijisho cyane wowe nk'umugabo mu rugo uhaguruka buri kanya nta kintu kigaragara ugiye gukora bibaza ampisi n'umugore wawe ntawe uhari urahaguruka ukagenda ukongera ukagaruka kandi ukagaruka ubona mu maso wahindutse umuntu uwo ari we wese wari uri hariya hari ikintu yabishushanyijemo mbwira ndakumva nk'umugabo mugenzi wanjye ngusabye imbabazi ibyakubayeho niyo byambayeho ahubwo nangwa nawe wowe uri intumwa kandi intumwa ntabwo ugira gute intumwa ntihohoterwa intumwa ntiyicwa ahubwo njyewe ubwo urumva ngiye nta kibazo kindiho iturize ikinego ntabwo ariho cyajyaho ikinego kiri kuri ngewe gusa
gusa uko byari kugenda kose ndagomba kubikora kuriya kuko uko byagenda kose umwanzuro nafashe nuriya kandi bigomba gukura kugera ku musozo. Queen naramubyaye. Queen ni umwana afite wenyine kugeza aya masaha. Nubwo haba hari undi netiriro sindamenya ibye. Kumva sindamenya ibyo ko ntabwo ndamubona, ariko jusqu'ici Queen ni umwana afite. Ngomba kubikora nyina yabyanga yabyemera, nafashe decision ngomba kubikora bikarangira. Azagaragaremo cyangwa azarorere ubwo nazo azasobanura abantu ababibona azabasobanura impamvu. None se ubwo kutambeshya urumva uwo mwanzuro mu rugo iwawe uzaguhira kwe? Inkindi ndikongera ikintu kimwe, umugore wanjye sinzi ikibazo afite cyangwa se akaba hari ikintu ashaka ampishe njyewe ntazi. Exactly, nicyo nashakaga kukubaza, kuko imyitwarire muri kiriya gihe byarantunguye. Nagiye mu cyuma inshurizi aho ari yicaye aransuzugura. Be careful. Urashaka ko mutano beho kwinda umura matwi uramura ndakudiha urindere uyoberwe wibaze niba ari nyoko wakubyara. Si undi mana acumura iki? Mva hejuru ndacumura iki? Icyo wacumuye icyo ntikikureba, icyo wacumuye icyo ntikikiza. Niyo cyo mudashingirwa muri urwo n'icyo ukiza, kandi ni nyoko narakubyara, ntabwo ari umufutse imbere yanjye. Niba ndashaka Thomas hari impamvu ndamushaka, kuko uticara ngo mbaze impamvu nyamukuru unatuje urazimishira wimaringa wigize nyiramwiza nyirabizi uzi ikintu kimwe ntacyo nzi. Urambwiye ngo icyo igituma ntajya gushyingirwa muri abo muryango nakukizi, sibyo? Ndakizi Nangerereka kandi nushaka kukimenya genda buhoro. Nangerereka nkubwire, nushaka uzamvume ngo ndagapfe nabyaye nzapfa nabyaye. Wowe uzi umuvumo mubyeyi wa gicucu ndaruzi. Nushaka uzavuge ngo ndagapfe ntabyaye nzapfa ntabyaye kugira ngo ntandukane na Thomas. Kandi niba wumva ko njye na Thomas tuzatandukana ngo ntabwo ndakwiye gushakana n'undi utari we, nanjye nawundi mugabo niteguye kwakira ubuzima bwawe. Reka kwezi uvuze ngo iki ubwo ibyo bintu bisubiramo nabisubira hanyuma ngiye mushaka kuza njye nyoko wakubyaye twatandukanyijwe n'umukazi urasuzuguye ugiye kumvira Thomas. Wabonye ukuze ugiye kumvira Thomas mwahuye ukuze uri inkumi ungana gutyo uri inkumi y'amabere mu gatuza, mbese niba unsuzuguje usuzuguje Thomas njye ntabwo ngiye kwitwara mva mu maso. Urambwira ngo niyo nakuvuma ukagenda wikorera amaboko uhisemo Thomas urabaza uciye maze njye wakubyaye ntabwo ngiye kumva n'umukasi ntabwo nibujije Thomas bigeze aho njye kumvira umutima wanjye, kandi nawe ndabizi neza ko ujye gushakana ese nta mama wawe bivanzemo, nta papa wawe, nta nyokorome, nta so wanyu, nta mushiki wawe, nta mubyara wawe, nta nyogosenge wivanzemo n'umwe. Wowe n'umutima nama wawe niyo wavuze ngo ariko ubundi nijya wakubyaye niyo washize igisomo ngo bisemo gukundana na iyo ababyeyi banjye baza kumunduza akagomba naramwemeye. Arasoni uraza usuzugura gutyo kwiga mwava mu maso basha yenda icyo nakubwira mwava mu maso icyo nakubwira cyo ni kwigaho urakunda ubushingane ntabwo nzigera ntandukana na Thomas bamaze vuba cyane bashyamo bitwa urandebera ati
Rwibutso. Kira telefone yawe. Patrick. Iyo umuntu yakerewe kujya mu kazi aba ajagaraye. Bose niyo mpamvu na telefone nayo urakoze kuba yinzaniye ahubwo. Ubona ari kujya mu kazi nkayisaka nkayibura. Ese Patrick umeze neza? Ndemeze neza. Akazi ni fresh se ntabwo uheruka gutwara na nyoko muto. Biriya byo ndayimenyereye gushwana buri munsi. Nta kundi jya wihangana. Ese ko ndi hafi gusezera nkagenda. Kajya hese ako nzi neza ko kubona akazi ahantu hari iwacu neza. Mbwira ngende basi. Mbwira ngende. Nyakubuje se sinabona agakiri mu cyumba. Mbwira ngende. Nyine reka mvuge nagushakira. Ati aho gusaba serivisi. Jewe? Je Patrick ukasaba serivisi? Rwibutso. Nubu ugiye kumbera nka mabuja. Oya Patrick nyine umva serivisi nshaka kugusaba. Kandi ndakwinginze unyumve. Patrick wambabariye ukajya unyibira uturyo tudakaranze koko. Icyo bidakaranze? Kandi ukabikora mu ibanga. Mama Queen ntabimenye na Papa Queen. Rikabibanga ryanjye nawe. Kuva wagera hariya urya ibiryo birimo amavuta. Uyu munsi wa none urazana inzaduka zo kutarya ibiryo birimo amavuta. Noneho ngo mbikwibire mu ibanga. Rwibutso. Oya. Saba ibindi ibyo byo ndabihakana. None se Patrick genda rwaye sibyo? Kandi nta muntu mfite araho mu rugo wo kunyumva. Wambabariye ukajya nkora ku serivisi. Ndakwinginze. Umva neza. Niba urwaye uriya ni musaza wawe, undi ni muramukazi wawe, akaba na Queen. Ngende mwarara rugo ndi umukozi, ndi umuntu ugayitse hari iwanyu. Ndi umuntu wo gukubitwa na buri wese no gutegekwa na buri wese. Ndi umuntu wo guhora mbwirwa ko nakwirukanwa kandi nanafungishwa. Naho ubundi se. Ariko byagenze neza. Byagenze neza rwose. Bose bakoze bishoboka baratwakira. Baratwakiriye, twarariye, sibyo? Twahaga ijambo riba ryiza. Nubwo batwakiriye, nubwo duhaye ibyicaro byiza ntacyo batakoze. Yego rwose. Njyande kubona nta bukwe buhari. Nta bukwe buhari? Yewe. Wese byashoboka. Byashoboka gute? Nta bukwe mbona, ntabwo mbona. None suko. Ubeshye. Tukaba twarabayinje ariko se noneho tukavuga ibintu ubuse bazabifata ngo iki? Reka nkubwire. Niba baraduhaye irembo ndabishimira cyane rwose. Baratugaburiye, turariye, twicaye mu ntebe. Twazanye ijambo ryiza rwose. Umukobwa twaramubonye ni ikizuba. Noneho ubwo nuvuga ngo yamakenga yawe se n'impungenge ntabwo birashira. Bishira bite? Reka nkubwize ukuri rero, urabizi ngewe ko ntajya nkebera mu mano. Si nkebera mu mano, mvugisha ukuri kandi nkavugiraho ibyanjye. Yego. Nyina w'umukobwa waramubonye. Ntabwo ugiye kuzira ibiryo. Patrick wambabariye shaho kanyuma. Patrick winca amazi mbabarira. Patrick si ubwa mbere ngusabye serivisi wambabara ukayinkorera koko. Mukanya nakubwiye ngo ndi hafi gusezera. Oya ibintu byo gusezera wa. Serivisi sabwa mwarurira rugo zihinduka itegeko. Nawe se ugiye kunegeka? Oya ngenda gusaba pe. Nawe ugiye kunegeka? Ndi kugusaba. Iyo mba ngutegeka ntabwo nakuvuga ngo uzabikore mu ibanga. Ndi umukozi hariye. Uzajya ku meza gute urya ibiryo bidahuye n'iby'abandi? Uzarira hehe ibyo biryo nakwibiye? Patrick uko nzabirya n'injye ubizi nziyeranje sibyo? Ariko we mbabarira unyumva. Sibyo?
ndakwinginze si Patiri nta n'umutima w'impuhwe ugira ku buryo umuntu agusaba serivisi ngo urarwaye ngo rero uri kwibeshya ko ndi umwana yaba wari uzi ibyo nagukoreye ariko nibabimenye bazanyica wabona naraguteye inda Butso ndagukunda ariko were kundiranya na mabuja sibyo Patiri wakumvisha ubusabe bwanjye koko ese ubu ibaze ko ndi kukubwira ko ndwaye nta nubwo wagira impuhwe umuntu urwaye uzi ikintu ntekereje ntabwo nkizi ntushaka ukimenya ndagishaka ahubwo kuko ngukeneye iyi serivisi rega ndababaye ushobora kwirukanwa nziza ko naguhaye ibiryo nkanirukanwa nta n'igihembo mpawe wisaba serivisi ahubwo mbwira uti nzaguhaye amafaranga ugire ukubinkorera nawe niba ari ibintu ukeneye ejo nirukanwa mvuge ngo byibura rwibutse muri serivisi namuhaye namufashije hari n'ikintu navanyemo ugiye mu kazi wowe ugenda wubashywe njyara no kwirwa ndi kugaraguzwa gati no kwirirwa ndi gukubitwa basi ngambwira nzaranguhanga si serivisi si reka ndere kuyakubwira nawe umbwirayo wama nanjye unyubashye nk'umugabo arega nubwo ndi umukozi ariko ubundi ndi umugabo rwibutso ndi umuntu mukuru natunga umugore kose Patiri ubu koko kukubwira ko ndwaye ntago wandwaza koko no kubona okay ntacyo kubona niyo kubona ntaho twabonye none niba nyina w'umukobwa utaramubonye kandi aricyo cyari kimpagurukije ahangaha kinjyanye yo kugira ngo njye kwirebera neza niba uwo nkeka ari we hanyuma naba narazanye iki none se ugahora uratwariyenza gute turabyifatamo gute nubwa mbere ubonye ubukwe bupfa nubwa mbere ubonye ubukwe bupfa oya ariko buragapfa hagaragaye impamvu igaragara impamvu nuko ba mwana ntamubonye mukagira imana oya ntaho byacamo ntaho byakunda ngo mwana wabaziga bicamo Tomasi wabimusobanurira akabyumva ntabimubwira ngo abyumve ntabimubwira ngo abyumve oya Tomasi ni urura rwanjye ndabyumva nibyo ariko oya tugomba twashakisha ubundi buryo byashoboka ariko ubukwe budahagaze ubwo ko uri umuntu mukuru kutashakishije ubwo buryo ngo tubone nyina w'umukobwa ngo impungenge zanjye zishire none wasanga ko twabibisabye se bakavuga bati ntawe hari ntabwo ari ngombwa burya rero nawe nkugaye iyo muramukazi wawe angaragura kuriya wari wigira basi uvuga ngo mubabarire ntabwo uba ubireba iyo umenya ko akenshi mba ndi no kuzira wowe none se kubizi ikibazo tuba dukanye ibyo noneho biroroshye guhera ku 30 kugera kuri 60 nawe umbwira iyo ushobora kubona ntabwo nguciye menshi wenda ngo nguce ngo nako baretse kusubiza ayo mafaranga ni make 300 ngo magana ngahe Patiri yes niba utabyumvishe ndagiye Patiri wambabariye koko Patiri mbabara no kuri wigenda mbabari magana 3 ngufashe ako Patiri 300 urumva nayakura he ugiye mu kazi Patiri wantabaye koko ko ndwaye ubizi sinakubwiye ko ndwaye ari ukumfasha bibutso niba 300 utayabona ndajya ahubwo noneho mu byawe ndajya menamo nandi mavuta ku ruhande Patiri wakoreye Imana koko waretse nakubwiye ngo 300 niba utayafite ndakwinginze ndakura nakubwiye ndagukunda iyaba atari wowe akaba ari nka mabuje ubisabye nari kumuca miliyoni 300 ako Patiri ariko wowe kubera ko ngukunda basi 250 Patiri no kuri kw'Imana mbabara unyumva ayo mafaranga sinayabona twabisabye rero wari ufite ijambo bakanga ko agaragara akanga kwigaragaza nase kugira ngo ndwane oya nase ko batabyemera ariko kurwana nabo ijambo burya bagombaga kurihagarika iyo mba wowe ariko buriya abantu baba babiri bagatandukana koko kutanyunguriza nabonaga watwawe wicaye mu ntebe bareba ariko unyongorera ariko none njye nabonaga bitari dashobora kuri impamvu uzi impamvu se nategerezaga ku munota ngo ba mwana araje agakomye
ntiba mwana araje agakomye ntiba mwana araje warinze urangiza ririya jambo nyitegereje ba umva rero njyewe buriya rero ntabwo nabihaye agaciro kuba taje aboneka atabonekaye numvaga ubukwe bwacu bugomba gukomeza urumva numva kandi nibyo njya mfana nta nabihaye agaciro rwose nta nabyitayeho numvaga bitari impamvu yatuma njyewe icyo nicyo njya mpfa nawe rero kubera iki ibintu bitaba impamvu kuki akantu kose ukoroshya jya urebe ku rutekerezo urebe umva rero ibyo bitekerezo byawe nanjye ntabwo mbishyigikiye pe